harya bakwita nde wambwa we? Imbwa. Kwari vuze se urambaza iki? Urabata umuntu w'umugabo ufite intoki ze byiruka mugeranya n'agasimba kamoko. Erega ntaweho ntamwe mwese murinda urugo. Ndakwiyamye ndi. Ngiye nararizwe nago noro. Muvandi nta mutima mubi nivugiraga nk'abantu tugiye gukwedura ibifu tukajya dusangira iby'uru rugo. Nta mutima mubi rwose. Niyo mpamvu se babita akarya rugo karya uburozi. Ugeze ngo iki? Nabaza ngo ni patasiyo simanyi. Nowa. None Sobundi sha. Uri umuvantara, uri umunyakigali ubundi ukomoka. Asubundi muri investigation imani. Ntago ndi muri verification. Ntago ndi muri verification ntago ari cyo cyatanye. Ahubwo suba wari ibiki bituma usinzira aya masaha. Rero hande mani nikiri ubwenge kugiye. Uri muranira umwanya wo. Kagira inkuru. Uravuze ngo ibuye ry'ubwenge bwawe ryarashaje. Bavuye kugura irindi rishyashya ugiye kubushyira kugiye. Ase mani ubundi waje mu kazi cyangwa hari ibindi byaje bikubita. Aloka boss. Umva, ufitiye inkuru itikora yishyushye kabisa. Boss, uzi ko wa mukobwa wawe bakuriye amafaranga bazamugushyingira? Namubonye. Ko nanjye ngo umukobwa, umudamu. Umudamu da? Yamaye, none se nkubeshye. Urumva? Nkuko uri wabintumye ngo nzaje kumugushakira nyine aho yagiye. Narindi ku igare. Ariko mbona abantu banceho bari kwiruka. Ariko nawe nareba neza ntabona sana wa wundi wampaye kuri iriya foto wampaye nyine. None ngiye ikintu nahise nkora Nahise mbakurikira njya kubigongesha kugira ngo ndebe koko niba ari we. boss, uriya mukobwa niwe kabisa. Ngo duhure. Ejo. Hehe sangahe? Boss, ndahari kabisa nugira ikibazo. Shiri nawe urakaze zihanganye kandi uraza gukira. Ashiri kandi agaciya nawe nuko rwose gukabya cyane. Ihanganye ariko shiri nawe. Shiri ubu nubara gusaba ko cyangwa nawe urashaka kugira ngo umeze nk'abandi mwihirike. Shiri uzi ko ndi uri bukana nkumva ari kubyumvira mu mutwe neza neza. Shiri ihanganye kandi uraza kumera neza uraza gukiraho umuntu. Shiri uzi ko noneho bikuzamukira no mu mugongo neza neza n'ukuri. Nizijuru uragira ngo noneho kandi mwande hehe handi uri kubabona. Ni hose Shiri. Ni hose se hehe se hatara. Nihe handi se ushaka komanda. Shiri we ntubyumva kandi ndi no mu mugongo neza ko bikuzamukira. Ese nayo no mu mugongo waravunitse. Shashe nawe rwose. Gaho bushize ahangaha. Ahantu hose ngo wavunitse Tugiye ko ngangira. Shiri. Ako karisimbi rugo mbayeho neza koko. Hano ukuntu mba nirebera hano di. Ko namenyereye kujabura nkaba numva inzara nyinshi ndabigira icyo noneho bavuga. Ariko noneho akumiro nenda naho makunje yarahandurwa niko se ngo ndaye utazaguta ku gasi. Se ko mvuze ko nshonje n'ikibazo kandi koko. Ikibazo se no gusoza cyangwa ikibazo no kugiye kubura injogo. Erega amatwi yanyu mbana yagize. Ese ubundi ubwo ngubwo noneho ndamutse nshonje byuzuye wabigenza ute? Nabigenza nte nta kuri iki se narenzaho iki. Kanegene. Ese ubundi Kadogo yagiye hehe? Yewe ugenda umushaka ko ndumva ufite abashyitsi n'abasangwa mu nda yawe.
ariko ubundi izo ncyuro uri gunyurira ubona nta kintu turasa ku mubiri koko. ese ubwo ukuntu ungana nawe ukeneye kubyibuha kurenza aha ngaha. ariko se sheri Ibihangano. ariko buriya uriya mu masugonzi utajya mu muhanda buriya byari gutyo gusa njye nabonaga wagira ngo hari gahunda yarabifitemo. Shiri ntabwo napfa kubimenya pe kuko nanjye ubwanjye sinzi ibyari bibaye nabonye inkurura nyine umvanaho n'ubundi rwose sinzi ibyari bibaye. Shiri ihangane. Nta kibazo sheri buriya rero reka nkubwire sheri biriya bintu njye byanteye amakenga pe. ni gute umuntu ata umuhanda w'ibinyabiziga akaza mu mukono w'ibumoso aho abanyamaguru bagendera nurangiza akanatugunga kandi nunamaze kubona ko ari kuza gute afite intumbero. Hafi ibyo byabyo ariko sheri ntabwo twabitindaho. Ushobora gusanga yari yanyweye abantu basigaye birirwa banywa inzoga wasanga yari yanyweye akaba yari yasinziriye ntabwo turi twabitindaho. ariko sheri reka nkubwire uriya nuko yibuka ariko buriya umufata niko twimaze kumujunda njyewe. Ariko sheri ibyo byamugiyemo n'imyenda myinshi ko indogo yibugira kabiri kose nkurimo imyenda myinshi pe. noneho sheri ubwo nyine niba ari ibyo ku mazina yanjye wongeraho unamucunguzi uboneka butamucunguzi. ubona hano hantu tuzaharambana. Nshatse kuvuga ko umeze nk'ihabara. Nde njyewe ubwo se njye nawe habara neza hako ikisore nk'iki nacyo iki kinyabupfura cyo guca abantu hagati bari mu kuganira wabyikuye. Mabuja humura ntago mbarenze kugira ngo mutazanga gukura. Ko kiba kireba ntiwabe nta bakuru bahaba bakwigisha ikinyabupfura ko iyo abantu baganira utagomba kubacamo hagati. Ese Mabuja nta kibazo ariko ko gikanuye ese ubundi uvuye mu nzu gukora iki? Akazi kawe ko kaba mu gikoni mu nzu uvuyeyo gukora iki? ese ubundi ntabwo uzi kuvuga sha. Uzi n'ubukirira ko kiba kivuye mu bifuti. ariko Mabuja ntago mbarenze ngo mutanga gukura rwose. Special aba boss bawe iyo barimo kuganira barakubwiye ngo ujye ubacaho hagati. Ese Mabuja ndakeka special nta magi mwampaye. Mbikijije imbese kuva na bose nabona injiji nkawe wakubata ndakubatije no kurinjije isi ya Mabuja.